muri iki cyumweru gitagatifu nishimiye kwifatanya n'abakristo bo mu gihugu hose no ku isi hose mu kwizihiza igitangaza kiruta ibindi byose byabayeho ari ikizuka ry'umwami n'umukiza wacu Yesu Kristo. Mu buzima bwe Kristo yagaragaje kwicisha bugufi nyakuri, mu rupfu rwe yerekana urukundo nyakuri, kandi mu izuka rye yavuye mu gituro yagaragaje ko n'urupfu bwarwo rutashobora gucecekesha abiringira Imana ishobora byose, nk'uko bivugwa mu ivanjiri ya Yohana. Nk'uko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ubugingo buhoraho, amagambo meza cyane. Muri iyi Pasika abakristo babarirwa muri za miliyoni ku isi yose bazibutswa ko kubera ibyo Yesu yakoze ku musaraba twese dushobora kubaho buri munsi dufite ibyiringiro mu masezerano y'Imana. Tuzi neza ko ku iherezo ikibi n'ubugome bizatsindwa. Muri uyu mwaka w'ibyishimo no kuvugururwa muri iyi Pasika tunizihiza izuka ridasanzwe ry'ukwemera n'idini muri Amerika. Nk'uko nkunze kubivuga, kugira ngo igihugu kibe gikomeye kigomba kugira idini kandi kigomba kugira Imana. Mu nsengero hirya no hino mu gihugu ku cyumweru intebe zizaba zuzuye kurushaho, ziri mu rubyiruko rwinshi kandi zigaragaza ukwemera gukomeye kurusha uko byigeze kuba mu myaka myinshi ishize. Idini ririmo kongera gukura mu gihugu cyacu ku nshuro ya mbere mu myaka myinshi ishize. Pasika nziza kuri mwese. Imana ibaha umugisha. Imana iha umugisha Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igihugu cyacu kirimo kugenda neza kandi kurusha uko byigeze kubaho mbere. Murakoze. Trump arimo arifuriza abakristo hirya no hino ku isi ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri rusange kugira Pasika nziza. Uyu munsi ni kuri Pasika dusuje cyane abakristo bose bemera kandi bakanizihiza uyu munsi wibutsa abakristo ijyanwa mu ijuru rya Yesu cyangwa Yesu Kristo. Ni umunsi abakristo bafatamo nk'umunsi wo kuzirikana ubuzima bwaranze Yesu ndetse no kugerageza gutera ikirenge mu cye. Bitandukanye rero n'urugomo rw'abanyamerika rwa Trump nk'uko benshi babivuga, n'intambara bashoje kuri Iran. Bitandukanye na Amerika mpatse ibihugu n'uburyo babashaka gukandamiza no gukontorora isi yose, cyane cyane ibihugu byiganjemo ibihugu bya Afurika ndetse n'ibihugu bikennye, uretse ibihugu nk'Uburusiya, uretse ibihugu nk'Ubushinwa, uretse ibihugu nka Korea y'Amajyaruguru nabyo kubera bifite intwaro kirimbuzi. Ariko ibyo nabyo ntibituma Leta Zunze Ubumwe za Amerika itabigira amajanja, ariko ibindi byo biciriritse Amerika rwose irabakubita, ikora amakudeta, iragambana, ikoresha abenegihugu kugira ngo bateze akavuyo n'imyigaragambyo. Ariko umuyobozi wayo nka Donald Trump ntawakekaga ko yavuga amagambo nk'aya yivugabutumwa yo kongera kwigarura abakristo. Iri jambo rero cyangwa ubutumwa bwa Donald Trump ni icengezamatwara muri rusange, nko kwereka abakristo muri rusange, nk'uko Pete Hegseth, minisitiri w'intambara wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yavuze ati umwanzi wa Amerika duhanganye nawe ni Isilamu. Nubwo abantu bamusamiye hejuru, bamwe bakavuga bati yarengereye, abandi bati yakabaye asaba imbabazi kubera ko byinshi mu bihugu byo mu kigobe ni inshuti za Trump, ni inshuti za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko yisamye yasandaye agaragariza isi ko Isilamu aricyo kintu bahanganye nacyo kandi ku bushobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakirimbura. Ubutumwa bwa Donald Trump rero ni ukwereka abakristo bose ko burya idini ya gikristo cyangwa imyemerere ya gikristo, Christianity muri rusange, ariyo myizere myiza ifututse. Kuko ubutumwa nk'ubu ngubu ni gake wakumva umuyobozi wa Amerika abwifuriza Islam muri rusange muri ya minsi yabo, cyane nk'umunsi usoza mwezi Ramazan, igisibo gitagatifu warangiye mu minsi mikeya ishize kuri Idul Fitri. Nta butumwa nk'ubu ngubu bukomeye bwigeze buva mu kanwa ka Trump yifuriza abayisilamu. Ntiyari bubikore kubera ko yarahanganye nabo mu ntambara nawe na Benjamin Netanyahu wari maze iminsi bashoje kuri Iran. Byongera rero kugaragaza ikintu gihambaye cyane cyane kigende ku myumvire ndetse n'uruhande Amerika iba yarafashe, cyane cyane no kumvisha
abakristo ko bagomba kwifatanya nawe kandi ko bagomba kumva ko iyi ntambara yagabye muri Burasirazuba bwo hagati ari intambara kuko yari ikwiye kubera ko Islam atari ikintu cyiza cyane. N'ibintu wahuza kandi ubihuje gutyo ntabwo waba ukoze ikosa cyane. Ni Trump White House yatangaje ko atariboneke umunsi wose mu biganiro ndetse n'akandi kazi gasanzwe mu ruhame muri White House, ariko abenshi ku mafoto yagiye agaragazwa kuri X baragaragaza ko Donald Trump ashobora kuba afite stroke, ko ashobora kuba arwaye stroke. Abantu bavuga ko yaba yamujyanye mu bitaro ahitwa Walter Reed Medical Center, niko amakuru arimo aravugwa. Abenshi bakanagaragaza ibiganza bya Trump bona biri solemn, bisa n'ibyababutse, ndetse n'ugutwi n'ahagana mu ijosi gatoya, bakavuga ko no ku mavi ariko bimeze. Batashobora kuba atarimo kuribwa cyane byamubuza kugaragara mu ruhame, batariko nanone ari kwitabwaho, bakamya ko nuko agaragara ku mafoto bitatuma agaragara mu ruhame, ariko kiyo stroke yari yamufashe. Stroke abantu bavuga ko yatewe no kutihanganira ibiri gukorwa na Iran, babikora igisirikare cyabo na Israel ku mirongo y'urugamba hariya mu Burasirazuba bwo hagati. Gusa amakuru aremeza ko Trump arimo kugenda yoroherwa. Ni Trump mbere yo gutangaza ko, nyuma gato yo gutangaza ko atari bugaragare mu ruhame, yari yanditse ku rubuga rwe rwa Truth Social ati mwibuke igihe ntaga Iran iminsi 10 ngo dukorane deal cyangwa ngo bafungure ubunigo bwa Hormuz. Ati mubyibuke, time is running out. Ati ubigiye kirimo kiragenda, 24 hours before and hell will rain down on them. Ati mwongeye kubaha amasaha 48 badafungura ubunigo bwa Hormuz. Ati ukuzimu noneho kurabisukaho. Asoza agira ati icyubahiro kibi cy'Imana yari Perezida Donald J. Trump. Iran ntacyo ikozwa, nta nubwo isa naho ishaka no kumva aya magambo ya Donald Trump. Ibi Trump abyanditse nyuma yaho basabye Iran agahenge k'amasaha 48, Iran kabyanga. Ibi ni mu gihe batagatinze umudiplomate mukuru muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran, umwe ahubwo bavuga ko agomba kuyobora ibiganiro biramutse bigezweho hagati ya Iran n'impande bahanganye. Bamutatinze mu gitero iwe, igitero cyaje kugwamo umugore we. Icyakora we ntiyapfa, ariko umudiplomate wa Iran aza kubikomerekeramo. Iran yahuza n'ibindi bikorwa bagiye bakorerwa, bica abadiplomate, bica abasirikare bakomeye ndetse n'umutegetsi w'ikirenga mu gihe ibiganiro byarimo. Iran ikavuga iti tuzarwana kugeza ku mwuka wa nyuma, ariko ntituzigera twemera gahenge gaha Amerika kongera kwikusanya kugira ngo idutere. Iran iti icyo dushaka, turashaka igihamya cyonyine cyemeza ko batazongera kudutera ukundi. Ati nibwo twajya tukaganira. Nubwo Amerika bivugwa ko yatanze ibisabwa kugira ngo intambara ihagarare, nubwo baje kubihakana, Department of State y'Abanyamerika ikabihakana, ariko Iran yo yavuze ko idashaka ko intambara ihagarara, ko ishaka kubanza gutanga isomo ku ba aggressors cyangwa ku masarigoma y'abashotoye, ngo ku buryo n'ubutaha yaba Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitazongera gutekereza gushotora Iran.